no mugoroba ntugire ikintu na kimwe usaba Imana. Ndashaka ko tudisappointinga Devo tugiye kumutenguha. Ntugire ikintu usaba, please reba akantu kamwe konyine ukoze isoni Devo, umubwire ngo nubwo hari byinshi ntarabona, I'm sure yuko kuba mpumeka ni fact yuko ndi umukandida wo kwakira ibintu byose Imana itarama. Zamura akantu kamwe ubundi uha Imana icyubahiro, uyibwire ngo warakoze Devo, tumutenguhe. Zamura ijwi ryawe. Mana yacu turagushimiye, uri uwera cyane, uri umwami ukomeye cyane. Hayi tujya tugira intege nkeya z'uko Devo hari igihe ajya duprojectingira ibintu utarakora, natwe tukavuga ngo byaracitse byararangiye ntacyo kivuze mu buzima bwacu. Hayi uno mugoroba mwami, uno mugoroba mwami, Dawidi yaravuze ngo nshingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya yuko nta kure cyane Imana itavana umuntu. Hari inzobo nyinshi wadusimbukije ariko ibyo Devo yarabitwibagije. Hari indwara nyinshi wadukijije ariko ibyo Devo yarabitwibagije. Hari igihe twagutakiye tubabaye uradutabara ariko ibyo Devo yarabitwibagije. Ibyo byose turabikuruye mu izina rya Yesu. Tuzamuye amaboko yacu tuguhe icyubahiro, tukubwira ngo warakoze papa, warakoze papa. Ibyo utarakora turabyirengagije, ibyo utarasubiza turabyirengagije, ibitarakoreka turabyirengagije. Umwuka wa uyu munsi nibimbamo birambo, oh bigatembera bigatemba cyane mu mitima yacu, mu bwoko bigahembura imitima yacu. Ubwo n'ubuntu wabwiye Yesu yuko ubwo ari ubuntu yakugiriye. Foshuwa nta kintu wakoze kugira ngo wakire ibyo bintu. Nibimbamo nanone data turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye akanya ko kumva ijambo ryawe. Ntabwo tuzi ikintu ugiye kutubwira muri kano kanya, ariko ibyo ari byo byose nimba warategetse isi ikabaho, ibyo ari byo byose uyu munsi wa none hari ikintu wifuza kutubwira. Ntabwo tuzi n'iki, ariko reka tukubwire yuko imitima yacu iri open kugira ngo twumve ikintu ukeneye kutuvugaho uyu munsi. Twemerera uno munsi ikintu cyonyine kiganza. Turabizi yuko ari kenshi Devo ajya twibagiza, akatwibagiza yuko hari igihe twabuze ubuzima ukabuduhereza, akatwibagiza yuko hari igihe twasenze turwaye ukadukiza, akatwibagiza yuko hari kenshi twaje imbere yawe turira tukahava dusetse. Uyu munsi tumukojeje isoni, tumagnifyinze imirimo yose wakoze mu buzima bwacu. Ibyo utarakora kuba tukiriho n'ikigaragaza ko turi abakandida bo kubyakira. Mu bihe byose